uyu munsi yo ntambuka ahantu nk'aho hubakwa inganda kandi hanaturwa cyane, mpita mbona ko nakabaye ndi umukire iyo sogokuru adapfusha ubusa aya masambu yari afite kubera gukunda urwagwa. Mba ndi umukire ukomeye cyane kuko mba ndi umuragwa w'imari idahomba, ubutaka. Ariko hari isomo nahise niga kubera ukuntu abantu biyongera mu isi kandi ibikorwa by'iterambere bigakataza. Nabonye ko mu myaka iri imbere metero karimwe izajya igurwa n'uwifite, mpita mfata icyemezo cyo gutangira kwiteganyiriza. Niyemeje guhitamo gukoresha amahirwe nkifite muri uru Rwanda hakiboneka santimetero nke z'ubutaka nazo zigenda zikendera. Ubu amafaranga yose mbonye nkabona yavamo ubutaka ndabugura, kandi ndabizi neza ko mu myaka 10 yonyine nzaba mbayeho ubuzima bwiza kuko nashoye ahadahomba. Gusa uyu munsi hari amahirwe yanciye mu myanya y'intoki. Nabonye ubutaka bwenda kungana n'umusozi sogokuru yahoranye, kandi buri ahantu heza hari kubakwa inganda. Hegitari 6 n'ice zose mu karere ka Bugesera muri zone y'inganda. Numvise mbabaye cyane kuko nari nkegeranya amafaranga, ariko ndabizi ko abanyabwenge basangira inzozi. Niyo mpamvu makweretse. Ubu ni ubutaka bwagutse wakora umushinga w'ubworozi bw'amatungo magufi cyangwa maremare, ubutaka wahingamo ishyamba cyangwa wakuramo ibindi bikorwa ukanicara witurije uzi neza ko washaka kuhagukura agomba kuba afite konti iremereye. Ahantu heza hagenda hubakwa inganda kandi hafite ibyangombwa by'ubutaka. Ahantu hagomba kugurwa n'umuntu ureba kure. Gusa igitangaje ni kimwe, ni ukuntu ushobora gutunga umusozi mwiza nk'uyu udahenzwe na gato. Simbeshya, hamagara 0788 664 622. Uhita unasura uyu musozi wose nawe ubwawe wihera ijisho. Amafaranga bari ukubwire aratuma uhita ufata icyemezo. Njye nahasuye nahavuye nemeye. Iyi ni imari ishyushye nkurangiye, uzaba ushimira nyuma.